Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko Yesu Mesiya yasuye imijyi yo muri Palestine, yigisha abantu benshi, akiza abarwayi kandi yirukana abadayimoni. Abantu baratangara kandi barabazanya bati ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka. Mbega uburyo ategekana ubutware n'abadayimoni nabo baramwumvira. Aya magambo yanditse muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 27. Uyu munsi turakomeza mu butumwa bwiza cyangwa se Injili, maze twumve amagambo meza yavuye mu kanwa k'umwami Yesu igihe yari ku musozi ari hamwe n'abigishwa be ndetse n'abantu benshi. Nta mwanya dufite wo gusoma ibintu byose Yesu yigishije abigishwa be kuri uwo musozi, ariko uwabyifuza yasoma ubutumwa bwose mu butumwa bwiza bwa Matayo kuva mu gice cya 5 kugera mu gice cya 7. Aho waba uri hose, fata umwanya muto wumva ikibwiriza cyo ku musozi. Ni ikibwiriza Yesu yabwirije mu myaka irenga 2000 ishize. Ibyanditswe biravuga ngo abonye abantu benshi, no kuvuga Yesu, azamuka umusozi, maze yicara n'abigishwa be baramwegera. Aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko jyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wa mupfu we, akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wa gicucu we, akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomu. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Jyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorera umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko jyeweho ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi. Ariko jyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo, umuhindurire uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko jyewe ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzabana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo?
nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 3 ku murongo wa mbere haravuga ngo, mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wowe nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwihereranye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutarabimusaba. Nuko musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwiyiriza ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo. Ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo n'uw'umwijima. Mbega uwo mwijima uko ari mwinshi! Ntimukunde iby'isi. Ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Nicyo gitumye mbabwira nti, ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo, muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu, ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none, ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nubwo ibyo byose muzabyongererwa. Muri Matayo ibice 7 ku murongo wa mbere aravuga ngo, ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Niki gituma ubona agatotsi kari mu ijisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti, henga ngo utokore agatotsi mu ijisho ryawe, kandi ugifite umugogo mu ijisho ryawe? Wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko ari bwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa.
munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibimwe. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Dusoreje hano uyu munsi kuko igihe cyarangiye. Twizera ko uzabana natwe mu isomo ry'ubutaha, kugira ngo dutekereze ku magambo meza kandi akomeye twumvise uyu munsi, ariyo magambo ya Yesu, umwigisha ukomeye wavuye mu ijuru. Niba wifuza kopi y'ibyo wumvise uyu munsi, ushobora kutwandikira maze tukabikoherereza ku buntu. Imana igufashe gusobanukirwa ibyo wumvise uyu munsi. Tugusezeyo tugusangiza iri jambo ryiza ryavuzwe n'umwami Yesu ubwo yari ku musozi, aho yavuze ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 6 umurongo wa 33. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0788 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0788 12 79 018.